Yes, nibwo rero ubu ngubu tuvugana igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba cyashyira intego ahagaragara, ndetse no muri gahunda nyine cyari cyafashe mu bijyanye n'intego zose igihugu cy'u Rwanda kigiye kuba gifite mu myaka iri imbere, muri gahunda z'ibyemezo byagiye bifatwa hagamijwe gushyiraho iterambere biciye mu myuga ndetse no mu bukungu bw'igihugu, mu bijyanye no gukomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange, ndetse n'izindi ntego igihugu cy'u Rwanda gifite. Rero nibwo hari hamaze iminsi mike cyane hacicikana inkuru hanze zigenda zivuga ko nyine igihugu cy'u Rwanda cyamaze gufata izindi ngamba nshya mu bijyanye n'uburyo igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba kimeze, ubwo ni mu ntego cyihaye mu bijyanye na gahunda zose igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba gifite, mbese kinagenderaho muri rusange. Rero ibyo byose bagiye babihuza n'ibijyanye na gahunda abanyarwanda bagiye bafata mu bijyanye no gushyiraho ndetse no gukomeza gukora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibashe kuzamuka, mbese kiniteze imbere muri rusange mu bikorwa byose ndetse no muri gahunda zose za leta nyine, kugira ngo bakomeze bazamure ndetse banagure izo gahunda zose. Rero uyu munsi wa none, tariki ya none, tugiye kuzinduka turebe ku bijyanye n'uburyo igihugu cy'u Rwanda kigiye kuba cyazamura ikintu twakwita nk'umwuga, ndetse turebe uburyo ibijyanye n'uburyo abanyeshuri bigagamo, ubwo ni mu myuga igiye itandukanye. Iyo myuga yose tukaza no kuyinyuramo tukareba ni iyihe, mbese tugasobanukirwa nyine ikigiye kuba cyakiyongera mu bijyanye n'iyo myuga yose. Rero nibwo mu minsi yashize, ubwo ni mu minsi ya mbere, nibwo abayobozi bamwe na bamwe bo mu nzego zigiye zitandukanye bakomeje kugenda baganira nyine, bafata ibyemezo runaka, bakomeza kugenda baganira bareba nyine ikibazo, mbese banareba n'igisubizo cy'ikibazo, ubwo bakomezaga kugenda bibaza nyine icyazamura ndetse n'icyashyiraho ikijyanye na gahunda ya leta kugira ngo mu ntera zose habe hazamutse, mbese no muri gahunda zose za leta habe harazamutse nta kibazo na kimwe kirimo. Nibwo rero bakomezaga kugenda bagaragaza uburyo bagiye kongera umwuga, mbese bagiye kuba bakongera nyine zimwe muri gahunda zigiye gutuma noneho igihugu cy'u Rwanda kizamuka, mbese kikarushaho kwaguka mu byo twakwita nyine nka gahunda zo kugira ngo hashimangirwe ndetse hanafatwe intego nshya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero muri iki cyegeranyo cyacu turaza kuganira byinshi cyane mu bijyanye n'uburezi, mu bijyanye na gahunda igihugu cy'u Rwanda gifite, mu bijyanye n'intego zimwe na zimwe zagiye zifatwa, mbese turaza kuganira byinshi cyane muri iki cyegeranyo bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umunyarwanda aho ageze ubu ngubu. Byose turabiganiraho nyine, tumenye muri rusange, tuganire nyine tumenye wenda bimeze gutya na gutya, bihagaze gutya na gutya, byose tubiganire, mbese dusobanukirwe nyine n'icyo bashatse kutugezaho. Noneho nyuma yaho turaza kuza noneho turebe byimbitse ikijyanye n'itangazo ubuyobozi bw'ishuri bwa Kigali International Art College bwasize hanze mu bijyanye no kwakira ndetse no kuba nyine abifuza kuba bajya kwiga yo imyuga nabo bagana nyine iri shuri, mbese bakahafatira imyuga muri rusange. Ibyo byose rero ni muri iki cyegeranyo turaza kugenda nyine tubiganiraho, tugenda tubishyira hamwe, mbese iki cyegeranyo gikubiyemo ibintu byinshi, ahubwo wowe wenda uri kukireba, icyo ndi buze gusaba ni ugukanda subscribe, ukubaka umuryango mugari wa Rodrick Entertainment, maze noneho ukumva icyegeranyo cyacu, yaba ari n'igitekerezo uduhereza ugashyira hasi muri comment, yaba ari n'ikibazo utubaza nabwo watubaza nyine, turaza gusubiza muri rusange, tuganire nyine tumenye ibiri kuvugwa, mbese dusobanukirwe byinshi cyane. Dore tugiye kubana muri iki cyegeranyo kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibijyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Rero ubwo umukuru w'igihugu yakomezaga kugenda atanga ibiganiro bimwe na bimwe, yakomeje kugenda agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikataje mu bijyanye na gahunda zo kugira ngo bazamure ndetse banemeze nyine zimwe mu ntego zari zafashwe mu bijyanye no kuzamura
icyo twakwita nk'imyuga hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho byageze n'aho bafata gahunda yo kuzongera isomo ati, ubwo ni isomo ry'ubugeni mu masomo yigwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bafata gahunda yo kuba bakongera mu masomo yigwaga kugira ngo hafatwe iyo gahunda, mbese hanazamurwe nyine zimwe mu ntego zizatuma abanyarwanda biyumva muri iryo somo rya ati. Rero mu bijyanye n'izo gahunda zose, mu bijyanye na bimwe mu bimenyetso byari byafashwe bigamije kongera iryo somo rya ati mu masomo yigwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, bari bakomeje kugenda bagaragaza ko nyine ubugeni bukenewe kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gikore gifate nyine zimwe mu ntego cyihaye zijyanye na gahunda zose za leta muri rusange, noneho bakomeze bazamure banashyireho izo gahunda zose nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero murabizi ko isomo rya ati, ubwo ni ubugeni, riba rikubiyemo ibintu byinshi bijyanye n'imitako, bijyanye na gahunda nyine zo gukoresha utaka, yaba mu birori, yaba mu ngo z'abantu, yaba mu mahoteli, aho hose nyine uba usanga ibikorerwa mu bugeni byose byibanda nyine mu guteza ndetse no mu kuzamura ishusho y'ahantu bitewe n'icyo ushaka gutaka, bitewe n'umutako wakorewe muri icyo gikorwa nyine. Ibyo byose bagakomeza kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda babishyira hanze, bakomeza kugenda berekana uburyo bizaza bimeze n'uburyo bizaza bihabwa kugira ngo bishyirwemo imbaraga nyine, kugira ngo abanyarwanda babikore muri rusange, kugira ngo bakomeze banabizamure. Nibwo rero bakomeje kugenda bagaragaza uburyo iri somo rya ati rigiye kuba ryakongerwa mu masomo yigwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeza kugenda bashakisha uburyo imyuga yazamurwa, mbese ikanashyirwamo imbaraga muri rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibwo bimwe mu bigo byigisha imyuga hano mu gihugu cy'u Rwanda byakomeje kugenda byigaragaza, bikomeza kugenda bigaragaza zimwe mu ntego twafata nka gahunda yo kugira ngo bazamure ibyo byose. Bakomeza kugenda bagaragaza uburyo bafashe gahunda yo kugira ngo izo ntego zose zifatwe nka gahunda ya leta mu bijyanye no kuzamura bimwe twakomeje kugenda tubabwira, aho basanze gahunda ari ugushyiraho imyuga myinshi kuruta amwe mu masomo yatangwaga mu bigo, cyane cyane ko hari inama yigeze kuba, ubwo mbyibuka neza, ijyanye n'ibyemezo byaba bigiye gufatwa mu bijyanye no kuvanamo amasomo agera muri 3. Ubwo bari bakomeje kugenda badiringa ku isomo ry'amateka ndetse n'isomo ry'ubumenyi bw'isi, ubwo ni geography na history, bakomeza kugenda badiringa, bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine ayo masomo nubwo tuyiga tutagakwiye kuba tuyiga, mbese twagakwiye kuba tuyiga mu bindi byiciro apana mu mashuri abanza nka S1 kugeza S3, ndetse no mu combination amwe namwe bakaba bayakuramo bitewe n'uburyo basanze ayo masomo tuyiga, ariko bikaba ngombwa ko nyine ayo masomo nta kintu amarira abayize bitewe n'aho bayigiye. Rero ibyo byose bakomeje kugenda babidiringaho, basanga amateka twiga amateka y'i Burayi, twiga amateka yo ku mugabane wa Afurika, twiga amateka yo ku isi hose, basanga nyine twakagombye kwiga amateka yo mu Rwanda, kubera ko n'ibindi bihugu ntabwo byiga amateka arenze ayo mu gihugu cyabo, kubera ko baba bashaka nyine kumenya ndetse no gushyiraho izo gahunda zose kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure zimwe mu ntego baba barihaye kugira ngo bazazizamure ndetse banazigaragaze muri rusange nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Rero muri gahunda igihugu cy'u Rwanda cyihaye, mu ntego zimwe na zimwe igihugu cy'u Rwanda cyihaye, bakomeje kugenda bagaragaza ko nyine ibyo byose bigomba kuba byakorwa, mbese bikanagerwa n'intego muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bigiye gushyirwamo imbaraga, mbese bigiye kuba byazamurwa kugira ngo hakorwe izo gahunda zose, kugira ngo hanamenyekane igisubizo gifashwe kuri ibyo byose igihugu cy'u Rwanda gishaka kuba cyageraho, kuri ibyo byose bashaka kuba bazamura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mu myuga igihugu cy'u Rwanda kiri gushaka kuzamura cyane, kiri gushaka gushyira hejuru, ni ibijyanye n'imyuga yose ibarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo wenda
turaza gusangamo ubudozi, dusangemo ubwubatsi, dusangemo mekanike, dusangemo ibijyanye no kwihangira imirimo, ubwo ni ati n'ubugeni, dusangemo ibijyanye n'imyuga yose hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ibijyanye na gahunda z'imyuga yose wenda ibarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese namwe mukomeza kugenda mubona, tutagiye ku rundi ruhande, nyine ni ibijyanye n'imyuga yose ikorwa n'Abanyarwanda uyu munsi, ariko itarashyirwamo imbaraga kugira ngo ibe yazamurwa, mbese ibe yashyirwamo imbaraga n'ubundi kuko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero ibyo byose babifashe nk'igisubizo, babifata nka gahunda yo kugira ngo bakomeze bazamure, mbese bakomeze banagure izo gahunda zose, hagamije kuzamurwa bimwe mu bikorwa bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, hagamijwe kuzamurwa zimwe mu ntego zari zafashwe n'igihugu cy'u Rwanda mu bashinzwe kuzamura iterambere ndetse n'ubukungu hano mu gihugu cy'u Rwanda, byose bakomeza kugenda babyibandaho, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo byose ari gahunda zo kugira ngo wenda babizamure ndetse banabishyire hejuru. Rero tudatinze cyane, wenda bifatikanyije n'izo gahunda zose igihugu cy'u Rwanda gishaka gushyiraho, yaba mu myuga ndetse no mu zindi gahunda zigamijwe kuzamurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari ubuyobozi bw'ishuri bwa Kigali International Art College bwari bwasohoye itangazo, mbese bushyira gahunda ijyanye n'itangazo hanze, Abanyarwanda bagomba kumva ndetse abifuza kuba bakiga iyi myuga bakaba bagana iri shuri. Ni itangazo rimaze amasaha make rigiye hanze, rimaze igihe gito cyane rigiye hanze, ni nyuma y'uko nyine bari bamaze gushyira amanota ya NESA hanze, nabo mu minsi mike ishize bahise bashyira iri tangazo hanze, barigaragaza kugira ngo bamwe mu baryumva, bamwe mu barikurikirana baze kugira icyo barivugaho, mbese bagire icyo baritangazaho muri rusange. Rero iri tangazo rijyanye n'ubuyobozi bw'ishuri bwa Kigali International Art, ubwo ni college nyine, ni ibijyanye na Kigali International Art College, mbese buramenyesha abantu bose bifuza kwiga umwuga mu gihe cy'amezi 3 gusa, ko batangiye kwakira abanyeshuri bazatangira muri ntake yo mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2025, ubwo ni ejo bundi, aho kuri scholarship ya 80%, bityo uruhare rw'umunyeshuri ni 20% gusa mu mashami akurikira, ubwo ni mu mashami bagiye kutugezaho nyine mu bijyanye n'iyo myuga ibarizwa muri iki kigo. Mbese ni imyuga nyine ikorerwa muri Kigali International Art College. Ibyo byose bikubiye muri aya mashami akurikira, tugiye kuba twareba hasi, turebe ayo mashami ni ayahe, turebe ibyo bigisha muri ayo mashami nabyo ni ibihe, byose nyine tubishyire hamwe, turebe ayo mashami agamije iki. Mbese nawe uri kumva ikino cyegeranyo cyangwa se wowe ukurikiranye kino cyegeranyo, wenda ushobora kuza ugahita uvuga ati wenda bafitemo nka video production, wenda najya kwiga gutya na gutya, cyangwa se uri umubyeyi uri kumva kino cyegeranyo bavuzemo photography, wumva ko umwana wawe yajya kwiga ibintu bijyanye na photography. Rwose ibyo byose turaza kubisanga muri amwe mu mashami tugiye kuba twaganiraho, nyine turebe ibisabwa, turebe byose, mbese turaza no kubahereza bimwe mu byo mwakifashisha kugira ngo mube mwabageraho, mbese mube mwabagana biboroheye, mbese mube mwaganira nabo muri rusange mu bijyanye na gahunda z'uko bakomeje kugenda bagaragaza ko bacyakira ndetse banafite gahunda yo kwigisha Abanyarwanda kugira ngo hakomeze hazamurwe imyuga ndetse hakomeze hanafatwe gahunda z'imyuga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ishami rya mbere mu mashami akurikira yigishwa hano muri Kigali International Art College ni Creative Art, bya bindi twahoze tuvugaho mu kandi kanya, ubwo ni ibijyanye na drawing and painting, cyangwa se izindi gahunda zijyanye n'ubugeni nyine, nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero ikintu cya kabiri cyigishwa muri Kigali International Art College ni video production, ibijyanye no gutunganya imiziki. Ubwo urumva ni gahunda zijyanye no gutunganya amwe mu mafoto, mu mavideo, gutunganya ibijyanye na filime,
ba bandi mwumva ngo beditinga amafilime cyangwa se abadirector b'indirimbo b'imiziki. Ibyo byose ukomeza kugenda usanga bikubiye mu mashami akurikira. Icya gatatu ni photography, ubwo ni ibijyanye no gufotora ndetse no kurema amafoto bitewe na background, bitewe n'uburyo umukameramani we ameze muri rusange. Icya kane turaza gusanga ari graphic designer, ni ibijyanye no guhereza ikintu ishusho, ubwo ni ibijyanye n'amadesigner, abasiga ndetse n'abahereza ikintu ishusho bitewe na gahunda y'ibyo wenda ugiye gukora, bitewe n'uburyo ugiye kuba waremamo ikintu muri rusange. Icya gatanu ni web designer, icya gatandatu ni soft development, ubwo ayo ni amashami. Icya karindwi, ishami rya karindwi ni computer maintenance, ishami rya munani ni electronic service, ishami rya cyenda ni CCTV camera installation, ubwo ni ibijyanye no kwestora amakamera, ibijyanye no gukoresha kamera n'ubundi muri rusange. Ishami rya nyuma rero bafitemo ari naryo rya 10, ni ibijyanye na music, ubwo ni ibijyanye no gutunganya umuziki, ibijyanye no kwiga umuziki muri rusange. Ibyo byose ukomeza kugenda usanga byibandwaho, mbese binafatwa nk'intego muri iki kigo cya Kigali International Art College mu bijyanye na gahunda zabo. Kugira ngo nkomeze nkwibutse, kugira ngo wenda utaza kwibagirwa, iyi myuga yigwa mu gihe cy'amezi 3, mbese ugahabwa scholarship ya 80%, bityo uruhare rw'umunyeshuri aba ari 20% nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero tudatinze cyane cyangwa se tutagiye kure cyane, ibisabwa kugira ngo ube wakinjira muri iki kigo cyangwa se ube wajya kwiga ino myuga nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Ikintu cya mbere bagaragaza ko photocopy ya certificate cyangwa se bulletin ari byo bintu bikenewe bya mbere na mbere. Ubwo nicyo kintu cya mbere kiri mu bisabwa, ni certificate yo mu wa gatatu cyangwa se amability, cyangwa se certificate y'ahandi runaka wenda bijyanye na gahunda z'uko wajya kwiga imyuga n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Icya kabiri ni photocopy ya diplome cyangwa se degree cyangwa transcript ufite, bitewe n'aho warangije, bitewe n'aho ugejeje, ariko ukaba ushaka kujya guhugurwa. Byose birahari, mbese urumva ko ari gahunda zo kugira ngo bakomeze bazamure, mbese bakomeze banagure zimwe mu ntego ziri gukomeza kugenda zifatwa bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Icya gatatu ni photocopy y'irangamuntu cyangwa se passport, ubwo ngira ngo mujya mwumva passport icyo ari cyo, mujya munasobanukirwa passport mbese muri rusange icyo ari cyo, nayo irakenewe. Icya kane ni photo passport, ka gafoto gatoya, ka gafoto uba usanga ari gato cyane, nako karakenewe kugira ngo winjire mbese unakirwe mu bagiye kwiga imyuga y'amezi 3 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero abanyeshuri bashoje guhabwa technical skill mu gihe cy'amezi 3, bakora project, bagakora presentation, ndetse bakanabashakira n'ibigo bimenyerezamo akazi, bakaba binjiye ku isoko ry'umurimo. Ayo niyo mahirwe nyine batanga kugira ngo wenda bakwinjize mu kigo runaka, wenda uhite winjira n'isoko ry'umurimo, utangire ukore nk'abandi, mbese utangire umere nk'abandi nyine mu bijyanye no gushaka akazi, mu bijyanye no gukora muri rusange. Rero hasi yaho basizeho nimero wabashakiraho. Izo nimero rero ni 0788 18 477 cyangwa se 0737 7765078, cyangwa se ukabashakira no kuri email yabo kigali@college@gmail.com, naho wabashaka ukanababona, mbese ukanareba n'uburyo nyine bakora muri rusange. Wenda tutanibagiwe website yabo, ushobora kunyura kuri
kiyaki@ek.rwanda, mbese ukaba wabagana nyine mukaganira, mbese bakanaguhereza n'umurongo ngenderwaho mu bijyanye no kwinjira ndetse no kugana iri shuri rya Kigali International Art College mu bijyanye na gahunda zose bakomeza kugenda bagaragaza. Rero ibi byose nyine biri mu ntego, biri muri gahunda igihugu cy'u Rwanda gifite, mbese bikomeza kugenda binagaragazwa hirya no hino kugira ngo bakomeze bazamure ndetse banagure zimwe mu ntego zikomeje kugenda zifatwa, hagamijwe gushyiraho izo gahunda zose, hagamijwe gufatwa kw'izo ntego zose. Rero abanyarwanda mu bijyanye no kwagura ndetse no gukomeza kwa upgradinga zimwe muri izo ntego, bakomeza kugenda nyine bishimira iyo myuga igiye kuba yashyirwamo imbaraga, mbese n'izo gahunda zose zigiye kuba zazamurwa mu bijyanye na leta y'u Rwanda mu bijyanye no gufata nyine ikimenyetso gikuru mu bijyanye n'izo gahunda zose. Byose ni gahunda zo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse banagure zimwe mu ntego zikomeza kugenda zifatwa n'igihugu. Rero reka mubwire ukomeze ugire ibihe byiza, ngusabe gukanda subscribe twabonye muri iki cyegeranyo, wenda nkwibutse ko ukiri kuri Road Entertainment, mboneraho no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, kubera ko ni igikorwa cyiza, mbese ni zimwe mu ntego mukomeza kugenda mugaragaza nziza zerekana ko nyine mukomeje kudushyigikira, dukomeje kubana muri byinshi cyane bya buri munsi. Rero komeza umererwe neza, ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ibindi byinshi cyane dukomeza kugenda dutegura uko bwije n'uko bukeye.